ushobora gukomeza guhangayika. We nubona byanze agerageza ukabona bikomeje kwanga uzaze tubane hamwe ngerega nta wundi muntu mbarana mbade hano njyenyine shashega mubwire pe nese wamubeshya ngo ni kuva mpangayika koko n'ibibazo bindi kumutwe ko bingana ndabyumva guhangayika ntabwo byawe ahubwo se bwo uragiye kwisaza ngaho noneho uhangayike cyane biracurikise uretse ubona inzu se ibibazo ndumva hari ubwonko buri gucumba hanyuma nyine ndakubaza nukomeza kwistressa biratanga we tuza burya ikintu kiri bube nta kintu wabihinduraho we twara ibintu byawe gahoro nubona byanze niyo byaba ari 9:00 z'ijoro ngiye nuzatinye kumpamagara nzakwita banze gufungurira so nta wundi muntu mubana hano ngo tutazamuhanga hari umunsi n'umwe uraza hano ugasanga ndi kumwe n'umuntu sinirirwa nkubwira ngo ndi hano ngiye nyirunguru baryanyishe na kintu okay wenda ntago mvuze ngo ni ibyishimo kuri ngewe ariko nanone ntago wagera kujya kwandagara cyangwa ngo be stress gutyo mfite inzugara gutya ndi kwibamo ngenyine niyo mpamvu no kugira inshuti mu buzima ni byiza urakoze ndagushimiye wawe tuzi kuko uriya mukobwa nyine tubana isaha n'isaha nyine wakuzumva nyine ngo hamagaye nyine nyirukanye we nakwiruka muzazi shama kuri urakoze pese na nuko ngushimira nukorera inshuti y'umumama kandi hajya uracyakora handi avuga se ko nabyo nko byanze ubu nakazi ufite ndicaye sinumva se nyine uwo mukobwa avuga ati reka sinshaka kubana nawe udafite akazi ibintu byose ibiki n'ibiki namusharanje n'umumagaye kamwe n'ihore nkumva ko atumva nkishyura inzu nkahaha nkakora iki we nta kintu ukora ati ntabwo nakwiriye kubana nawe birumvikana iyo uri kumwe nyine n'umuntu ariko kereka iyo umuntu nyine utakuzi none se mwari mwarabanye mu bihe byiza ibihe bibi bikaba bije waye nyine yumva yakugenza gutya shara se abantu subazi twabanye nyine mu bihe byiza mfite akazi mfite amafaranga nta kibazo na kimwe tugira ariko nyine kuko ngeze mu bihe bibi by'ubukene nyine sanjukuru we tuzi simbikwemereye nta kintu nakwima ahubwo se narakuneze ko bikemutse wabyikuyemo umva biraza gushira na kibazo niba mande mama wakoze kunyakira pe akora byibishe sha ahubwo se buruje ntakoresheje amakuru ya musheri wawe umva rekana n'uriya muhungu ntukambwira iby'uriya muhungu pe ni umuhemu biteye ubwoba nawe se washukwa kuriya ariko nagatangaye impamvu umuhungu se mwakundanye ntumutwereke tugahora tukubwira ntumutwereke sha iby'uriya muhungu ni birebire ibaze nyine ko twakundanye ariko yari yarambujije kumwerekana ibaze ko nta n'inshuti yanjye n'imwe imunsi yari yarakubuje ko tumubona se umva nyine yarambwiye ati rero nta mpamvu yo kugira ngo ibintu byacu abantu babimenye kubera ko nyine arani kunshugurikira passport amene visa nyine yo kujya hanze hanyuma se kugushugurikira visa bigatuma tutamubona ngo tumumenye umva ntabwo yabishatse nyine ko mumenya kandi nanjye nyine nagendeye ku gitekerezo cyiwe ibyo ramuhungu ni birebire sinzi ko nabivuga hanyuma se kucyo bimbwiye ubu ngubu ari uko mwatandukanye kandi urumva nyine yarambujije kubikubwira ndetse ubwo nayo kubwira ubu se ubu nanjye kuko ubu ndi mu bantu nyine utinya kumbwira ikintu nk'icyo ngicyo inshuti yanjye njyewe nkunda nyine ndumvira kandi nkanumvira nyine ibyo umuntu yambwiye yarambujije arambwira ati sinshaka ko n'inshuti yawe imenya ndetse ubwo nari kubigenza gute sawa nta kibazo sheri turasubira thank you so ndabona aho umeze neza mu rukundo ntabwo ari cyane uyu muhungu tumubona nta gihe kinini gishize tuziranye ariko mana yanjye
niba hari umuntu wa mbere ukiyaringa niwe arankiyaringa nyine twarahuje kwa kudi kwangiza twarahuje ngo mubwiye icyo wakwisabira nyine tukiri aho ngaho ugomba gushishoza kuko abo ngo ntabwo ari abana beza bityo utazisanga babaye nkanjye ahubwo se ubundi ntekerereza byagenze bitumundi sho inkuru yanjye mba ni ndende biteye ubwoba ufite ubuhamya bwiwe gusa nyine gukora cyane mbikubwira nakundanye n'umuhungu nyine mbona umuhungu uri mukuru ufite mu mutwe ufite ibitekerezo ukuze akeyaringa nyine ndavuga ati umuhungu n'uyu umuhungu turakundana atangira kumbwira nyine uwo muhungu yabaga muri Amerika so atangira kumbwira ati rero reka nawe nkushakire viza dushaka ukuntu tujya muri Amerika ndamubwira nta kibazo umuhungu rwose abimfashamo abyirukamo ko nyine bigeze hagati arambwira ati noneho ugiye kuzajya ubonamo amafaranga gushaka ibyangombwa birahenda ndamubwira nta kibazo amafaranga niyo mfite kuri konti yose ndamuhereza bikumva utambwira ko cyagiye nsaba amafaranga arayo wari ugiye kugera muri ibyo bintu sha cyane rwose niyo yamarira yaba yarahiye kuri konti nakuyeho amafaranga ntangira gufata amadeni ntangira kugurisha ibintu uri kumva ayo mafaranga yose nkahereza umuhungu nanjye ngo ahise nshakira ibyangombwa ndi umuntu ugiye muri Amerika so bigeze aho rero arangije arambwira ati noneho ibyangombwa nabibonye gusa tuzaca hehe i Bugande niho byoroshye ndabwitse uke nta kibazo turambutse tugeze mu gihugu cy'abaturanyi turagenda nyine dushaka hoteli turaramo mubwishwe narabyutse nsanga umuhungu yagiye narakangutse nsanga ndi jyenyine mu buriri mwararanye se muri njye nahise numva ntazi ukuntu mbaye ndavuga ati wewe ntabwo ari njye byabaho sinzi ukuntu nyine narebye ku ruhande kuri ka gaciro k'igitanda nsanga agapapuro mbona n'amafaranga 80,000 agapapuro kari kanditseho ngo uze kwitahira uze gusubira mu Rwanda ntabwo tuzongera kubonana ubu njye nagiye muri Amerika ibyo gusa ese numva nkubiswe n'inkuba numva ncitse umugongo numva sinzi ukuntu mbaye ndavuga ati Mana yanjye ni iki uwo muhungu nari namwizeye noneho nsigaye mukunda ni kuri njye ntabwo nzi ko waciye mu bintu bimeze kuri cyane uko byagendekeye ako basi utagiye ubwihangane nawe yanjye kandi nyuma ya biriya nyine ubuzima burakomeza tukisha nta kibazo nyine ndi kugenda nzakira gusa umuntu uri kugenda n'agukunda by'ukuri nyine biba ari isomo tuba tugomba kwiga cyane niba ari isomo narabyize pe narabyize rwose ubwo ndumva n'umutwe wikundye reka ngende turasubira anywa amazi sibyo wihangane sibyo nizere ko byarangiye sure bye Yes. What? Hello? Mon bébé. Sweetheart. My love. Impamvu utanyumvaga ndayumvise nuko ntari nakwisa amazina meza. Ariko by the way wasanga ari network kuko ndi mu nzira. Ahantu naringiye
ahubwo nari nguhamagaye ngo mubaze niba urabizi ko ngukumbuye sibyo nkubwira ngo ndagukumbuye urabizi ko urukundo rwanjye nawe rwose rutanyemerera no kumara amasaha 2 tutabonanye sibyo se so ndagukumbuye cyane kandi urabizi nifuzaga ko niba waba uri mu rugo naza nyine tukaba turi kumwe yes ngusuhuze ntabwo nje kugusuhuza ahubwo nje kukureba okay bebe sawa reka nimba hano ngiye and then ndahita nyura mu rugo cyo ntundi kibazo nizere ko nayindi gahunda uri bufate oh no ntabwo ngiye kureba kuvugisha ntabwo nabikora ahubwo nushaka tugende tuvugana and then byose mbese nyine ntari none se ningera ntabwo ngiye kujya umuntu ngiye kureba tukomeze tuvugane bebe uzi ko uzanze neza umaze kunsaza waramfashe ubu ngubu ni nkaho nagitekereza nibyo se okay urashaka kumva ibintu byose bebe nanjye urabizi ko rwose ijwi ryawe rindutira ibintu byose mbese sinzi ko nabikubwira gusa ndagukunda cyane urabizi singewe nyine uri burote ngeze aho ngaho sinzi niba ari ukurota cyangwa singe uri bubone ngeze aho I love you wambujije gukupa sawa ubwo ngo reka Hani nari ntazi mvaga wenda wasinze oya Sorry, natinze kuza. It's fine. Natekerezaga ko wenda naguhamagaye usinziriye cyangwa se wahise wongera ujya kuryama. So, it's fine. Sibyo? Umeze neza? Ndabona ntawagira ntabwo umeze neza. Meze neza. Haba hari ikibazo? Oya nta kitiri muza. Uri mbese? Come on. Okay. Yeah. Nakunda n'ubundi bicarira rimwe. Ukuntu twicara ntitwicara rimwe ntabwo ngiye mbikunda. Erega n'umwanya tutonye kugira ngo tugirane. Ndabizi wabona bikurakaje. Bera akazi. So ngiye kuza. Noneho twese turahita twicara rimwe dufite tureba mu maso. Okay. Twagiye. Noneho. Ubu niyo protocole twari twishe. Twateje kandi kaba gakenewe reka. Sheni nari ngukumbuye. Bebe nanjye nari ngukumbuye. Kandi cyane. So, ndishimye kuba nongeye kubona. Like nge niba hashize n'isaha saa imwe nakubona cyangwa se sinzi mba numva nyine wagira ngo hashize nk'umwaka tutabona. Trust me. You are kidding. No. You are kidding. I'm not. Baby, you're kidding. I'm not. Okay. For real. Baby, umva. Sinzi ngo mubwire yaba nzi gutera nk'imitombo. Sibyo? Nagakubwiye ko guhura nawe byari bimeze aho nka cyagiye Adam abonekerwa abyuka agasanga ari kumwe na Eva muri Eden. Guhura nawe ntacyo nabinganya.
usibye ko wagira ngo ni ijuru ryamanukiye nkaba nibereye muri paradizo. Kandi umva imitombo yize. Imitombo urayizi. No. Numva nta kintu navuga usibye gusa kukureba kugukoraho. Nukuri uri mwiza cyane. Urakoze. Nanize ubundi wari uvuye. Narindi namwe nagiye mu bintu bijyanye n'ubushakashatsi nyito. Nabize ko maze iminsi mbyirukamo. Hanyuma se wakabonye? Ya urebye ni nkaho ngiye ukabona. Shabe nyine buriya ndikubwira ko ariko rikakubabaza. No, nta kintu ariko wavuga kimbabaza. Abe uri kunyumva ni imiziki ndi kuvuga kuri no kumva imiziki. Be ibaze ko iye kutera icyaje turi kuvugana. Biriseriye n'ubu yari wowe wambwiye ngo aho ngera na phone sinyikuro sinigeze rero ngira ute nta muziki urimo pe. Trust me nta kintu kirimo ari kintu ubise. I'm sorry. I'm really sorry. Okay. Baby, I'm sorry. Okay. No shambwire mitenye ijuru. But ndakari. No bishaka. Ngo babe. Ine. Buriya umukobwa. Nyine ari mwe bitagaragara neza. Urakabona byibuze wenda umukobwa nyine ari umushomeri. Ariko buryo umuhungu w'umushomeri ntabwo bisa neza. That's why ngewe ngushyigikiye mu kuba nyine uticara uhora umbwira uraha wagiye gushaka gushaka akazi ndabyumva cyane ko mba mvuga n'ejo bundi niyo twabana wafata inshingano nyine nk'umugabo. Icyo uvuze ni ukuri nanjye biba bingoye mba numva nyine nakora ibishoboka byose ariko kugira ngo nyine ube aheza ubone byiza so ntugire ikibazo nzarwana kugeza bikunze gusa ikimbabaje ni uko akazi nshobora kuba ngiye kubona kari kure ku buryo utabitekereza. Wow, urateganya kukabona? Bebe urishimye ubona isura yanjye itishimye kandi ngiye kubona akazi ariko sinishimye. Ubwo sinehe hano waba ugiye kubona akazi wishimye ni hari ahantu mu Rwanda kuri habaho se? Bebe ntabwo ari mu Rwanda. I'm serious. Baby, you are kidding. Baby, I'm serious. Look. Okay. Baby. You know, ntago na joking around this thing. I'm serious. Really? Akazi niba ngombwa ko nkabona it's abroad. Out of country. Baby, byumve neza ko na Baby, uri kumbeshya. None se wayiri kwi kuri si wahisemo I don't know. Baby, I'm sorry, okay? Okay. Okay. Injira. Oh. Ani kwisugaruka se. Ese ntabwo ushaka abashyitsi. Urazoza aho twari turi kumwe. Anyways. Sheri, ni mshito wanjye ni best friend wanjye yitwa Anita. N'umushusho wanjye. Umva wikwigora. Wikwigora. Ubu ni basheri wawe. Igo. Ariko mana yanjye. Ubu ni basheri wawe. Gerageza twubahane sinzi. Niko Samusoni kutandeba mu maso. Naho. Ase ibyo ntago
se sheri ni biki biri kujya mbere ntabwo hari ahantu muziranye nakubwiye oya wembwira hari ahantu uziranye sheri wanjye cyangwa mwahuriye kandi nawe kuko mugani muri minsi nakazi ufite mwahuriye ahantu wari gusaba akazi tugiye kugera sheri Igo nawe tugiye kugera hanze umvaga abanyamagambo uwo ni wa muhungu nakubwiraga uwo ni wa muhungu w'akajakso w'imbwebwe w'imbweruza nakubwira please stop oh my god stop please ibintu uri kuvuga bitekerejeho njye ntabwo nkuvuga ngo mbere nsinze pe ibintu ndi kukubwira amakuru uyu ni sheri wanjye sinzi ibintu uri kuvuga hano wabikuye niwe imbwa ingegera imbweruza mana yanjye ubu nawe ufite z'abasheri ubu nawe ugiye kuguteka imitwe izi ntebe zose n'aya mateleviziyo uraje kurisha sheri mbwira ko ari kumwe listen to me ubu nawe wasanga yakubwiye ko agiye kugera muri Amerika ariko bigusezeranya mbabarira mbwira icyo kintu nawe ari kukigusezeranya tugiye kugenda mu kazi sure ibintu ndi kumva nibyo cyangwa uri kumbeshya uzi kuvuga aka kanya wisubikira gise ngaho ndebe ibintu ndi kumva nibyo cyangwa ntabwo ari byo aha ese sabuze icyo avuga nyine ibintu ndi kumva nibyo cyangwa ntabwo ari byo uyu mukobwa muraziranye nkeneye hano ibintu bibiri gusa uyu mukobwa muraziranye ntabwo muziranye muziranye hehe gute uretse tubahanze muziranye hehe urumva mwarakundanye ntimwakundanye waramutuburiye ntiwamutuburiye uri umutubuzi nturi umutubuzi uje kuntuburira ntuje kuntuburira mbwira ibyo bintu byose